Okay guys, reka dusubize umuntu rero twandikiye atubwira ngo ndashaka ko muzansobanurira izina Galcan cyangwa se mukambwira izina Galcan risobanura iki, ibyamamare ndetse n'ibikunze kugaragara ku bantu bitwa ba Galcan. Ubundi izina Galcan nta busobanuro buzwi cyangwa bwemewe ku rwego mpuzamahanga rifite, kandi ntiriboneka mu mazina asanzwe akoreshwa mu rurimi rw'ikinyarwanda, kandi rishobora kuba izina ry'umuryango cyangwa se ry'umuntu rikomoka ku rurimi runaka. Izina ryahinduwe mu myandikire, urugero nka Galcan, Galcano ndetse n'ayandi afitanye isano n'iri zina Galcan. Iri zina kandi rifite ubusobanuro bwihariye mu muryango cyangwa se mu muco runaka. Niba ushaka ubusobanuro bwa nyabwo, mbwira ese ni ikihe gihugu cyangwa se uruhe rurimi iri zina Galcan ryaba rikomokamo, kubera ko ntabwo rifite ibisobanuro bisanzwe nk'ibyo twatubabwira. Gusa iri zina Galcan rikunze gukoreshwa ku mazina y'imiryango, amasosiyete cyangwa se amakompanyi ashaka gukoresha iri zina.